episode y'igihumbi n'umunani. Ni imbaraga nyinshi cyane rero kuri Papa Sava. Ariko rero abantu baravugaga bati Papa Sava yaragiye yarahuze ahugira mu bindi, iby'imivugo nibyo twamukunzemo ntabikora. Uyu munsi rero munyemerere mbanze mbaha ikaze mu ntango. Murakoze cyane, murakoze cyane. Turamukije abadukurikiye bose, tubabwira ngo impeshyi nziza ubu yaje. Twageze hahandi hataba umworo, ni muri Kamena ngo udaheza arahekenya kubera ko haba hari inkamure burya. Kamena amaseko. Sasa harya ubwo si Sandrine Bihinyara niba nzi gutekereza neza. Ikaze mu ntango. Murakoze cyane. Wirirwa hano ariko ubwo nibwo bwa mbere ugiye mu ntango. Hano ni mu rugo. Yego rata. Ubwo niyo mpamvu wabonye nakagambane n'umwana ujya iwabo. Ariko ni byiza nkanjye nkaza nkisanga, yaba kwa Sandrine yaba nawe ni mu rugo. Hano ni mu bantu bawe. Hanyuma rero reka dutangire, turahera inyuma muri Papa Sava nyirizina kuko niyo twateruye. Ni uruhare rwa Papa Sava yose, episode igihumbi n'umunani. Abareba n'abitegereza babona ko imeze nk'aho ishingiye ku muco. Ni igitekerezo mbere na mbere cyaturutse he? Kuko nge nk'ubikurikira si Papa Sava ntangira gukurikira ku rubuga rwawe hariho iyitwa sinibuka izina ryayo. Ni igitekerezo cyavuye Papa Sava rero buriya ni ingari, nta urakugira ngo umve nk'aho igitekerezo cyavuye. Ni bigari, hari ibintu nka bitatu by'ingenzi. Nari maze imyaka igera hafi ku 8 nkorera abandi bantu, kuvuga nari nakoze muri Zirara Zishya, nza gukora mu Nshuti Friends, nyuma 2015 ntangira muri Seburikoko. Papa Sava rero kuyitangira muri 2018 nibyo nshaka kubwira ko hari ibitekerezo bitatu. Icya mbere ni uko abantu benshi Seburikoko bayitaga nk'aho ari iyanjye, kandi twatangiye ari inyarwanda, ubwo iza gukomeza ari Afrifame, ubu ni zacu. Urumva nari umukozi bagiriye icyizere cyo kwitirirwa iyo filime. Abantu benshi rero batekerezaga ko ari iyanjye, bakavuga bati waduhayemo akazi, kandi nta bushobozi nari mfite. Icyo cyari kimwe. Hari abantu narinzi bashoboye kuba bakina ariko ntafite ubushobozi bwo kubaha akazi. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri, hari ibitekerezo byanjye nari mfite byakunganira Seburikoko ariko bitakwemererwa kujyamo, ko ntabwo ari njyewe wari, kuko si yanjye. Nabonekaga mu bategura abo twita, iyo twabaga turimo gutegura inkuru kwigenda storyline, ariko ibyo bitekerezo byose bitajyamo, cyangwa njyewe uko mbyumva ngo bibe ngombwa ko n'influence abantu, kuko nyine mbabwira ibi byose nibijyemo, ko si njyewe wari ukuriye ubwanditsi. Ikindi, hariho kubwira abantu ngo hari ubundi buryo buri hanze, buri mu bihugu bidukikije, abantu bagaragaza ibihangano byabo, bitari ngombwa yuko twese turwanira mu gihangano kimwe. Ku icyo gihe wasangaga abantu bavuga muri Seburikoko ibiki RTV, ni nk'ibyo. Ni ibyo bintu bitatu nashakaga kugira ngo ndebe ko nabibonera ibisubizo. Turagenda rero tubivanga, tujye mu mateka ya Papa Sava, ariko nanone tugaruke kuri Sasa nk'uwo turi kumwe uyu munsi. Hanyuma rero wowe batubwiye igitekerezo cyavuye ureba Papa Sava mbere na mbere nka filime, byari ryari? Ikindi cya kabiri, ubona Papa Sava nk'umukinnyi cyangwa Seburikoko, Sekaganda n'ibindi byinshi, niba wibuka byari ryari? Imyaka se ndayibuka, ariko Papa Sava nayirebaga niga nko mu wa kane mu wa gatanu gutyo. Ndumva aribwo nakunze kuyikurikira, nkajya nyireba rimwe na rimwe, kimwe na Seburikoko yari yaratangiye mbere. Yego, ntabwo nahita amenya imyaka neza, ariko narazikurikiranaga. Ubwo ni ikigaragara, icyo nashaka kumvisha abanyarwanda ni uko
uwarebaga papa sava nk'umunyeshuri nk'umwana ubu barakorana. Hanyuma rero nashaka kugera ku kibazo kivuga ngo gukorana na papa sava rero byakunguye iki, ni ibintu wabonye? Byanyunguye ibintu byinshi cyane kuko nk'iriya twakoze ejo bundi yatwe twenyine ntabwo nari nzi ko nifitemo ubwo bushobozi bwo kuba nafata mu mutwe bigeze kuri ruriya rwego. Ntabwo nari nzi ko nabasha gukora spoken words. Ikindi papa sava ni umuntu ushobora kugufasha mu buryo bw'akazi ariko no mu buryo bwo mu buzima busanzwe. Niba ari igihe akakwigisha ko kuza ku gihe ari ngombwa, akagutoza disipurine. Ntabwo aba ari umubosi gusa ahubwo aba ari n'umubyeyi. Yego, ubwo ni ukuvuga ngo wungutse shobuja wunguka n'umubyeyi icyarimwe. Ni byiza cyane rero. Hanyuma papa sava twinjire hanze aha ngaha mu makuru nyine tugenda tubona bati papa sava iri muri filime zihemba neza. Nta makuru abera hanze aha ngaha nyine acaracara bati papa sava rwose mukoranye araguhembera ku gihe kandi akaguhemba neza. Mu makuru mfite neza ni uko ari imwe muri filime zihemba neza. Ni ubushobozi bwavuye? ntabwo nzi icyo bita guhemba neza icyo ari cyo, guha bagereranya wenda n'ahandi bakora, ariko ntabwo numva ko wavuga ngo ihemba neza. Ni ukugereranya kuko nta ubwo bushobozi nta buhari. Ko ubwiye abantu ngo papa sava ihemba neza yavuga ati ni Hollywood, ni Nollywood, sibyo? Wenda twe dushaka kubona iryo shimwe twaha umuntu, ariko sinkeka nta nubwo ari byo, si nabyo. Ahubwo wenda utwo duke tubonye turadusaranganya ku gihe. Ubwo bushobozi rero nta handi buva nyine muri papa sava, aho ni ahambere. Noneho papa sava nkanjye uyikorana none aha kabiri mfasha kubona ibindi biraka ku ruhande. Nkagira amasosiyete akomeye namamariza, nkagira atari make, hanyuma icyo mbonyemo nitaye muri ya mibare n'iki nkavuga ikireka kimfashe muri papa sava ko ni igihangano, kandi igihangano ntabwo gisaza. Ntabwo gisaza. Kuvuga ngewe ibyo mba ndi kubaka ni ibyanjye ariko ntabwo bisaza. Ntabwo rero nabigiramo intege nkeya zo gushimira abarimo kubimfasha mu gihe nkibishoboye, mu gihe nkiriho nkifite ubuzima, cyane cyane mu gihe babikoze neza. Ariko n'utabikoze neza yemera kwiga nawe nuko bigenda n'uwo murongo. Nibyo urumva ko, ariko kandi ntabwo twabura no kugushimira. Ntabwo biragera ku rwego rwo hejuru wenda ngo uhembe umuntu uko ubitekereza, ariko muri bake bahari biravugwa ko ugerageza. Hanyuma rero dusubire muri episode 1008. Ugereranyije mu bijyanye n'ubushobozi, ni papa sava imaze gutwara ubushobozi bungana iki? Ntabwo wabibara ngo bivemo. Mpamvu utabibara ngo bivemo, imibare ya papa sava yagucanga. Uzi impamvu? Ukuvuga ntangira nka episode kuva ku ya mbere kugeza kuri episode nka 30 nakoraga udutoya tw'iminota 4 kugira ngo mbe monetize, nemererwe gukorera amafaranga kuri YouTube. Icyo gihe ntago uhita ushora imbaraga zose wari ufite ugurisha ibibanza n'iki. Ugishaka ya masaha ukirimo gushaka baba subscribers. Icyo gihe nakoraga utwibiri, utwitatu, twine. Maze kuba monetize njya kuri gahunda yabo yuko bagushyiramo ama ads, ko publicité zijyamo nizo zikwishyura. Burya mu Rwanda ntago baradushyigikira tukabona amasabuza, ariko nta publicité zo mu Rwanda tugiramo, ntazo. Kuvuga usohoye episode hanze ntibayirebe nibura nko kuri 40% uririmba urwubonye. Aho rero twashaka no gukora utuntu 12 ku munsi, bitandukanye nuko ubu ngubu nshaka gukora nk'eshatu enye tugataha turi kugendana. Icyo gihe twari babiri, njyewe na Ndimbati, hazaho mama sava, hazaho fufu, twari bake. Bitandukanye nuko ubu ngubu turi 34 na 5.
niyo mpamvu nkubwira ngo imibare rero yagucanga. imibare iragoye. Mu buhanzi ntago turagera mu gihe cyo kuvuga ngo akantu kose ndi bugakore nanditse ukandike kose nkandike kandi urabizi wowe ko ubuhanzi nabwo butwara mu mutwe bukamera nk'ikiyobyabwenge. ushobora no gushiduka mu gitondo watanze inzu ubamo cyangwa ikibanza kubera inganzo. urakoze kubitubwira, bitumye rero ngira noneho ku kindi kibazo n'abantu bafite cy'amatsiko. Ndi kubikora nifashishije imibare kuko komisiyoneri itangira mu kwezi kwa karindwi kw'ibihumbi 2018, noneho kugera ku itariki 2 za 2019 Papa Sava yari imaze kugira episode 100. Bigera mu kwezi kwa munani kw'ibihumbi 2022 Papa Sava igeze episode 500. Abanyarwanda badukurikiye cyangwa n'abandi bazatureba, ni Papa Sava ubundi umunsi wa Papa Sava iyo muri bufate nk'amashusho, ubundi icyumweru cya Papa Sava kiba gipanze gute? Cya Papa Sava nka filime nta n'ikibaho, twe ntacyo tugira icyo cyumweru, ntacyo tugira. Banza ukureho ko kidahari, wenda bivuyeho ni iminsi. Icyumweru cya Papa Sava nta kibaho, ni iminsi. Iminsi rero akenshi dukunda gukora iminsi 2 cyangwa 3 ikurikirana, 1, 2 cyangwa 3 ikurikirana, bitewe n'uko hari ikintu cyagize gite cyabonetse. Niba cyabonetse ari cyinshi, ya sosiyete nkubwira namamariza yamembye, nkabwira abantu ni kuwa 2, kuwa 3, kuwa 4 tuzahure mfite ibihawe ko ibyanditse byo. Ibyanditse n'ubu nshatse 2,000 nabisohora mbonye amafaranga, nashyira episode 1000 icyarimwe. Burya episode ntabwo ari cyo kibazo, ubushobozi bwo kuzikora nicyo kibazo cyonyine. Rero iyo minsi yageze n'ubundi nta gisanzwe, episode mba ibyanditse script mba narabihaye abakinnyi, buri wese azi ibyo azakina. udahara ambwira ati simari, aranja undi akaza. nicyo Papa Sava itandukaniyeho n'izindi, iri mu rwego rw'insanganyamatsiko y'umunsi ku munsi, ntabwo ari uruhererekane nkomeza. Ni iri tematike, ibyo twita tematike, nka kuri ubona indamutse bishingira ku ngingo igice kimwe 2 ariko ntiwabona 3. ni ingingo runaka. Nkababwira rero baza, niba twemeranyije saa 1:30, saa 1:30, saa 2 n'icyayi, saa 2, saa 7 ni imbere ya saa 6 zikorwa, saa 8, saa 12 tuba dutashye. Ntabwo tujya turenza saa 12 tukiri muri Papa Sava. Tuba dutashye. Turi muri Papa Sava imbere, turi kugenda tuganira na nyirayo ndetse n'umwe mu bakinnyi bayo b'umunsi ku wundi, uko Papa Sava, ibyinshi bibaza kuri Papa Sava ndabizi ko ari buve hano mubikemuye. Hanyuma tugere rero kuri set cyangwa ku rubuga muri gukina. Biragaragara ko Papa Sava ari nk'umuryango, biragaragara ko ari abantu nyine baziranye, ari abantu bakundana. Iyo usubije amaso muri Papa Sava, ni uwuhe munsi utajya wibagirwa? Umunsi? Yego. Kavuga uti uyu munsi turi gukora Papa Sava, cyangwa uyu munsi. Ubwo waba umunsi wa mbere, kuko burya niwo gitangaza. Urumva umaze imyaka 8 ukorera abandi, kavuga uti ngiye ntangiye projet yanjye, ngiye kureba uko bimeze, ndatangira buri bwire ndaba ngeze kuki kimeze gite. Uwo munsi nta kiwusumba. Uwundi munsi ni umunsi wowe nka nyiri projet watumiye abantu ushobora kurwaramo, kandi ntabwo ukwiye kwereka abo bantu ko warwaye. kandi ari wowe mutwe, ari wowe kirango. hanyuma sasa wageze bwa mbere muri Papa Sava ryari? mu kwa kabiri muri 2023. Mu kwa kabiri kw'ibihumbi 2023 uri hafi kuzuza imyaka 2. Umunsi wa mbere rero muri Papa Sava, ni umuryango wasanze umeze ute? Wari ufite ubwoba bungana iki? Ibyo wari utegetswe gukora wabikoze ku kigero kingana iki? Ni umuryango nasanze umeze neza, banyakiriye neza. Hari ukuntu ugera ahantu ari bwo cyagera bwa mbere ugasanga bari kukwihunza, ntibashaka kukuvugisha,
ariko n'abantu bo bahita bakwereka ahubwo ko bashaka kubisangamo nabo ugahita uba umuryango wabo kandi aribwo ukihagera. Byaranyoroheye rero ku munsi wa mbere njya gukina sene ya mbere nagiye gukina nyine ubwo muri episode nari ngiye gukora bwa mbere. Nari mfite ubwoba ntabwo bwabura ariko ntabwo bwari bwinshi kuko icyo gihe nagiyeyo nari maze n'iminsi ndi gukora ama practice menshi. Ndibuka ko nakinnye ni ya sene nakinanye na Ndimbati mu rusengero natwaye inda, ariko impamvu byanyoroheye wasangaga buri wese ari kuza anyegera akambwira wowe ntugire ikibazo, niba ari aho ushaka ko ngufasha mbwira ngo ufashe, nkabona nyine umuntu naje ntinya niwe uri kunyegera ahubwo akambwira ngo ufite ikihe kibazo ngo ngufashe. Rero biranyorohera ndagenda ndakina ibintu bigenda neza. Ninde muntu muri Papa Sava iyo murimo mukina uramutse uje ugasanga ntiyaje agahinda kakwica? Ntagiye kubeshya nagiye guca ku ruhande, iyo duhari twese mba mbona ari byo byiza kuko buri muntu wese mu mwanya hano umuntu basetsa se cyane gusumba abandi nyine sinzi ukuntu nabigusobanura kuko utarahagera, ariko uba wumva buri muntu wese yakabaye ahari nyine. Buri wese afite uruhare rwe. Mbere yuko twinjira cyane rero mu bijyanye n'inganzo y'imivugo Papa Sava yagarutsemo, ubona episode zigera mu 1008 zimaze gukinwa zimaze gufasha iki umuco nyarwanda muri rusange? Ubundi ntangira Papa Sava bwari ubuse, ni igitekerezo ubundi cyavuye ku buse. Kuvuga ndimo gutekereza bwa mbere ndi gutekereza icyo gihangano nakora, nta n'ikindi kintu narebye. Abantu bamenye ko ari naho Papa Sava yavuye, icyo twita ubuse mu kinyarwanda. Kuba abantu baganira bari mu nzego zitandukanye ariko umwe ntarakarira undi. Ni akantu karangaga abanyarwanda, kari akarango kabo kadakunze ubu ngubu gukoreshwa. Ntabwo byakorohera gusanga majoro, koroneri, generali, meya, gavana ngo umutere ubusuru umuturage usanzwe. Ariko iyo abantu babaga barakuranye mu itorero bagakurana mu ngabo, bateranaga ubuse bagasererezanya, urakaye akitwa iki? Igifura. Harimo rero umugabo umwe wakunze gutera ubuse abana b'ibwami. Niba umuzi wakundaga kuvuga abana b'ibwami ngo barariye ngo ibijumba by'imitura ngo n'ibishyimbo bidahiye ngo barara basuragura, reka mbivuge gutyo. Hari igihe abantu bavuga ngo iyo uvuga ngo bagasohora umwuka ngo wepfa basuragura, no gusura ni ugusura bari abana b'ibwami. Noneho akaba undi mugabo Kagame Alex Musenyeri nawe uvuka iwacu, nza kureba indyohesha birayi, niyo yari afite ahantu arimo gutaka akabenzi, avugamo yitwa Rwigemera, ngo iby'inka n'ibirorere ngo bamushakire ngo ako kanuza ngo batware izo bashaka ngo ariko ngo yigirire ate. Hazamo na bakayondo ngo bakoma. Rwigemera ku batamuzi, Rwigemera ni igikomangoma, ni nawe se w'igikomangoma Floride Uwera. Ngaho ibase. Noneho urumva uwo muntu, yego wenda Musenyeri Alex Kagame we bari baramuhaye uburenganzira mu biru, ariko reka tugaruke noneho abarimo kubibwira. Nyuma yo kubibwira abo bantu kandi arimo kubivuga avuga ingurube usibye ubu ngubu zibaye akabenzi, sibye ubuzaryoshye, ntabwo ari ibya kera by'abanyarwanda ku buryo wazicyurira umuntu ngo batware inka ariko bamwere imbehe yuzuye akabenzi. None ariko abo bantu bakaganira ku buzima buriho, ubuzima bagendaho, ukumva ntawe uhise azana ijinyori. Nicyo nashaka gukora, ariko ntekereje nsanga ntabwo ariyo si turimo. Isi turimo Garasiane niba ari dogiteri akeneye ko yubaha nka dogiteri. Niba mfite etaje nkeneye ko nyubaha nk'ufite etaje yavunikiye. Ndavuga rero ntabwo ibyo byakunda kuko ubuhanzi nanone buriyungura. Mu gifaransa cyangwa icyongereza turavuga ngo buri dynamique, ntabwo buri statique, burakura, buriyungura, burahinduka, bugendana n'ibihe. Nshaka rero noneho kubikora mpereye kuri tayi.
umuntu munini cyane uruda iki Rwanda n'akandi kantu sibyo ku buryo uzamuserereza ariko bikarangira atari ngombwa ko agukuyemo amenyo cyangwa aguciye ugutwi ariko ni uburyo buri semborike. Urumva rero ikintu cya mbere ishingiyeho nyine ni ubuse ni kamwe mu karango k'umuco nyarwanda. Noneho iza mbere zibanza kenshi zishingiye ku cyo twita inshoberamahanga. Amaso yaheze mu kirere, yego, irabyinira ku rukomo, yego, naho nari ndi muri icyo gihe. Ubundi nshobora kuza nkareba mu bisakuzo akaba aricyo mpimbaho, nshobora kwinjira mu bukwe nkabivugaho, kwinjira mu mazina y'inka nkabivugaho, akaba ari yosije y'uwo munsi, ariko nyine utabisobanukiwe watahita bimenya kuko si iyo nzira wakurikije. Ariko wowe hari abambwira bati hari ibyo twamenye kubera uko twarebye, hari ibyo twamenye kubera ko hari ibyo twarebye gutya gutya gutya. Nicyo ngiye nari nashakaga, nubwo nyine byose bitaba gutyo 100%, ariko nibura ukaba wizeye ko 80% birimo. Mbere yuko dukomeza n'ibindi bibazo, reka twinjire mu gace kitwa ko iyi televiziyo y'urubyiruko ifite agace kitwa fresh and fun mu rurimi rw'icyongereza. Ni agace nyine ibintu byose biba ari bishya kandi biba bishimishije. Mu ntango rero kuko bari ikiganiro gishingiye ku muco, umutumirwa tumubaza ikibazo kimunaniye araririmba cyangwa agasiga, sibyo? Yarakora iki? Birateka wabona kitari bumunanire, cyangwa mukazana nk'akantu gahiye ko kunywa, ariko ikintu mukacyita intango, ariko si wowe wenyine, nawe warahogoye. nanjye narahogoye. Ariko hari umugabo bita Nsanzineza, niwe babihaye, uramuzi, umwe ubwo yabaye Rambo nyine, yagiye kuba Rambo mu Bisheke. Iyo ntango niba yaraheze iwabo simbizi, ariko barayimutumye imaze imyaka nta kundi. Duhere kuri Sasa wenda kubaza akabazo gato koroshye, sibyo? Ingoma Ngabe ya mbere y'u Rwanda yitwaga ngo iki? Urayizi se? Ni iryo jambo ryo ntabwo urizi? Oya, ryo ndarizi ariko ntabwo. Iya kabiri se? Mubaze ikindi papa saba cyangwa aririmbe cyangwa se? Hasi urajya kubaza uyu mwana ibintu by'ingoma Ngabe yarize mate physique. Yize mate, ubize? Yarize mate physique. Wize iki mu ishuri? MCE Mathematics, Computer Science and Economics. Subwo ningo nosinge ko nize nanjye imibare n'ubugenge n'ubutabire. Akose turirimbire cyangwa asiki. Ntaririmbe. Araririmba mu Kinyarwanda atari gutya. Oya pana. Ndakurahiye. Cyangwa usike. Cyangwa bivuyemo ntuherutse kora kimwe nyine muri ibyo. Undi gushaka indirimbo mu mutwe wanjye akiziramo izagutya. Oya zagutya. Oya ntacyo wibitekereza. Reka abadukurikiye abanza bungura ubumenyi ku Ingoma Ngabe ya mbere y'u Rwanda cyananiye. Ingoma Ngabe ya mbere y'u Rwanda ntago mbasha kuyigira iya mbere, kuko iyo bigiye kuba iya mbere bigusaba kugenda ukareba mu by'ukuri aho uhereye. Niduherera mu bimanuka biraza kuba ibindi, niduhera mu b'umushumi. Duhere ku b'umushumi? Urashaka mu b'umushumi? Duhere kuri Gihanga. Kuri Gihanga Ngoma Ijana. Harya ubwo oya nari mbivanze. Kuri Gihanga Ngoma Ijana ni Rwoga. Ngabe ya mbere ya Gihanga ni Rwoga. Urasha ingoma ikiranga bwami urushara. Oya, izo ni inyonga. Izo ni inyundo nyarushara ni n'urusengo. Izo ni inyonga ntabwo ari. Okay. Iryo ni idarapo.
ese ni ukuvuga ngo buri ngoma yagiraga icyo bita inyonga, ibirango bindi biherekeza ingoma ngabe. ni naho ubwo se kuri Rwogasiyo yari ifite Kimumugizi. Kimumugizi ubwo yari yabande nyine ni inyungiriza ya Rwoga. ubwo nituza kwa kabiri ubwo iraza kuba ari Karinga, ifite n'umwungiriza wayo byinshi. Aha, wowe rero ikibazo nkubaza kirakomeye. oya niki gikomere ku byo wavuze se nta na kimwe cyananira ndahita ndirimba cyangwa nsige urumva rwose ntabyo waba unjyanye. Aha, tugiye mu inkota y'imbirima n'amatovu. inkota y'imbirima n'amatovu. ubwo abatabizi inkota y'imbirima nibashaka bavuga tubihere ku bwa Rwogera Murorunkwere, hanyuma Kigeri wa kane, tuze tugera imbirima n'amatovu. hari umuntu umwe rero, umuntu umwe hanze aha ngaha bavuga ngo umwandiko, nawe wari ufite icyo avuze muri uwo mwandiko, Nyarwaya Urutesi. Nyarwaya Urutesi yari umutware w'ingabo, turashaka utubwire izo ngabo. oya ntabwo nazimenya. ririmba rero cyangwa usige. urashaka ko ndirimba iki? icyo ushaka. ibijyana n'ibyo n'ibyo ushaka. nyine sikwanze gutya kandi ubona ndi kumwe na murashaka gutya. bantu usobanurire Nyarwaya Urutesi. Nyarwaya Urutesi yari umutware w'ingabo zitwa Imvejuru n'Impamakwica. Impamakwica ubwo nibukagamo Seruteganya kuko niwe cyane cyane uhagaragara. na Rugereka ariko impamvu Nyarwaya Urutesi ari umwe mu bagize uriya mwandiko ni uko yari mwene wabo na Rugereka, kandi nyine bajya Nyarwaya Urutesi yari yaragiranye amakimbirane na Mutara, biza kuva ruguru bigera kwa Rwabugiri biraza. none se ubwo niho byaturutse ra. hanyuma Nkoronko se na Rwogera na gahunda nyine ya Sezisoni no ku mundi mwana na za nka kuzinyaga bakazisaba. ni ukuvuga ngo uzi icyatumye Rugereka ashaka kubeshyera Murorunkwere, ni ukubera ko yavugaga ko Mutara Nyarwaya Urutesi yaje kwicwa na Mutara, bavuga ko ngo yasuzuguye umwami. noneho Rugereka rero baza gushaka kumugerekaho ibyo bibazo, bavuga ko ari kwihorera kubera ko muri izo sanganya yaziburiyemo mwene nyina. harimo indirimbo yitwa ngo yatsinze twatsinze sebe n'u Rwanda ihe rusanganizayo muzanira baryo kuyitaka ducyura inganje tubambariye impumbya mureze Imana sebe n'u Rwanda. wanasizera ko abantu babikumbuye. uya no gusiga ushaka se ngeye ubyibuha utunyambuye. 2017 jya hafi ariko naho najya yose imuze nariko nkaba ndiyo wamugana. njyewe ntago navuga ngo ndabihunza ari ibyanjye, ariko nakumva igitekerezo imikarago sinyihuza. wakubona weteta umudigi uratendera uratigisa amabuno amacebe araceceba wagira ngo wosenye. naguhaye twanjye watunsabye upfukamye ngaho kirajyana uturakagira Imana yaba hehe ubanza yarahunze ntiyakwibutsa ahari igikuye umutima wawe ngo icyunda guhaye umugarurire bwangu. ubyibuha utunyambuye ugateka inkoko kabagisha ihene uragura ikiro ukarunga koko mukicara mukarya n'umugore mugaseka mabwene kabyina sambwe mu nda bisaba yangwa amarajorora. ubyibuha ute unyambuye burushete 3 ibirayi 4 byose uriteretse isahani iraboga ntumira amacandwe urasiganwa nk'inkuba irimo kwasa ibiti hariya muri za Rutsiro
okay nuko urayajyanye urambaye uraberwa nibareba ishati ni umufuka ubyibushye igituza cyaraje ubanza hari uterura nawe waraganguje umusaza nkawe amata mu ruhinja ukubisemo urushyi byirangira nk'ingoma ubyibuha utunyambuye kuri dutwe twanjye nkeneye ibyo naguhaye wanjye tubipfe ndagukurura ibondo amara arasohoka uzongera kurya umufuka wanjye nawe ubyibushye si nk'ibyo se si nk'ibyo ntabwo biba birenze kandi ubwo nta murongo nibukamo bamuroga erega nibya hari ikintu abantu batajya bamenya ibi bintu urabona umuntu akora n'umuvugo w'iminota 15 kandi burya ibanga riba muri ibi bintu iyo wibagiwe kamwe nibikurikira ntabwo keretse rega ubigumye keretse ari uwugumyemo cyangwa ikaba ari iyo rubumu uhoramo noneho reba nakoze nka Papa Savari ifite icyo gihe iya mbere nibuka yari ifite iminota 42 ariko byagiye nko kumara imyaka 5 isigaye nko kuri 13 ubu ishaka kuba ifite nk'itatu none se ariko rero nanone ndagira ngo n'ubundi ibyo bintu tunabigereho ni ubuhanga ukomurahe kuko sinakubeshya ko ngewe ntangira gukunda iby'ibisigo numvaga ibisigo byawe nkumva nkabona uburyo ari birebire nkavuga nti uyu mugabo n'ikimanuka nk'Imana mu rubanza ishobora kuba yari ifite iminota iya mbere nabanje nibuka na recordings yari ifite iminota 42 ko yari ifite page 52 iyo barayitwaye hari aho twayishyiraga nyuma havaho abandi barayifata bayishyira kuri platform zabo nyezanye wanjye bahita bamubita strike yigizaje ati ikijyangano si icyo wambesire n'ubuhanga ukomora hehe n'ubuhanga umuntu akomora hese kunda barasuhimbira inda ibiryo urumva icyo ashaka kukubwira impamvu bikomoka kunda nta musizinzi wacu sibyo ngo nibura mbe naragiye ntora ibyaho ahubwo 1995 nibwo natangiye gukora umuvugo wa mbere uramira bamemba dictionnaire bamemba kamambiri bamereza n'amafaranga agira ngo ni 2,000 ubwo sindasa si motivation yawe imyaka 29 ishize umwaka utamu kwa 10 nzaba nuzuza ibi byose ndimo gukora nzanuzuza imyaka 30 mu buhanzi maze mu buhanzi ntaracika intege birebire urumva rero hagiye hakomeza haza izo motivation ako kanyabugabo agahimbaza umusyi hanyuma rero twabonye sasa bwa mbere mu mivugo sasa biraza gukomeza cyangwa birarangirira hari aya birakomeza hari ibindi mufite mu gikoni ntabwo twakoze iriya yonyine ibirangiye bigira bine yego bine birarangiye bari kubitunganya wa muhungu wabonye hari abahungu bari kubitunganya ariko birarangiye shooting irarangiye recording irarangiye byose nabonye ari n'uburyo bwiza uburyo mwabikozemo uburyo nabonye ku mugabane w'Uburayi n'uburyo bwako kanya nabyo ni igitekerezo nshaka kuguha nyine urumva ko tuvuze ngo ibihangano turabihanga ariko bikaducika ko kera umwisi bamubwiraga bati izi nyambo zabyaye ziracukije ngwino utange wenda inshutso kwiteze neza uyimakanizi nyuma imakanizi ubwo yazaga nyuma icya mbere yarabanzaga nyine inshutso akaza akazireba kandi ntabwo ariwe wakomezaga mu mazina ye akaza akabibabwira ati ntuzayihe imivugo yabaga mukobwa ko mbona uteze neza uzabaruta bose bite byawe byiza ubwo abashumba bari aho ngaho bagomba gufata mu mutwe babaga barabatoranyije akava Nyarugenge agakomeza Gakenke akongera akajya kwita izindi nyuma akazagaruka bati ngwino uzihimba imivugo uzihimba imivunano nukungikanya noneho inziza zarushije izindi nanone akongera
abantu bakabitora uko yabivuze. Twebwe harabura iki ku buryo ibintu byose tugiye kujya tubikora nka za clip video, ubwenge bwacu buri kugenda bujya muri busubira inyuma muri regression. Kuki tutatangira gukora tugasubira kuri ya gakondo yacu bikaba live? Nicyo nashakaga. Ni bande bantu bafite ubushobozi noneho bwo gutekereza ibyo bintu, niyo byamari amezi 2 3 4 ntibibe ngombwa ko dufite radio hari. Turahari. Mbe rukundo, mbe rukumbuzi, mbe mwiza umbereye, mbe samuraho, mbazaniye impano nimuyakire. Nayo nguhaye. Tutarira nanjye ukambabaza. Yakira uyishime, unapfundura urebe, ujye hariya wigere, hanyuma garuke ndebe mpimbarwe ndirimba nitakira umwiza uberewe nk'umwumba. Uri kubyumva? uri kumva natwa? Uri kubyumva? Ntabwo ngiye kubishaka ahandi. Nituba tubikina rero noneho live biraryoha kurusha iki kuri radio. Mwiza umberewe, uraho ibambe, uraho ihogoza, kanyikiriza. Muraho neza. Mbazaniye impano. Ubwo ni kuza uko kamera zimeze zipanze. Nimuyakire. Nayo nguhaye. Akira utarira. Ngaho pfundura ushime, ujye hariya wigere, ugaruke nkurebe nitakira umwiza ndirimba ibambe riberewe n'umwumba. Uri kubyumva tuyise? Ibyo bintu kuki biri kutunanira? Ugasanga biraza uko njya kubegeye imbere ya mikoro njyane nayo umujyana wanze go, kandi twe twari dufite baba performance bariya abahungu babishyira mu mashusho ugasanga biteranya bikata bicamo mu ndimi z'amahanga synchronization ibanza ku. Urumva bariya nibo barimo kutwangiriza ubwonko. Tangira ufite ubwonko bunini noneho bakakumvisha uburyo ki noneho nurizi ko ambwiye ngo ntago tuzabibasha ngo ubwo bazajya babasomera umurongo ku murongo. Oya arubwo muvuze zina kubibasha ko nta bigoye. Ni urugendo runini cyane abanyarwanda tutatinya twese kuvuga ko Papa Sava yashyizeho itafari rye, yaba mu guteza imbere icyo abanyarwanda cyangwa abakunda umuco twakunze. Nuko Papa Sava atagiye muri filime kwa kundi nyine ngo yigire muri, niyo urebye niyo Papa Sava wumva ko harimo ikinyarwanda cya kindi kibisi, ubanza ukumva ukavuga uti reka numve ibyo ari byo niga, aho kugira ngo bibe filime nyine ivaho ikarangira. Hanyuma rero ni Papa Sava iteganya iki mu myaka 3 iri imbere? Kugira ngo se bitandukanye n'ibyo dukora. Cyangwa usanga ibyo myaka 3 iri imbere bihari. Icya mbere ni iki? Nyine nk'uko bivuze ni ugufasha abakiri bato. Tukagenda tubazamura bakumva ibyo twakoraga kera nabo babishobora. Ubwo bazajya ahandi nabo bigisha abandi. Icyo ni kimwe, kuzamura abakiri bato ku buryo ibyo bintu twari tuzi bya kera no kubikoraho ntabwo twari tubizi, tubikoraho ubushakashatsi. Ko ntabwo ngiye kubeshya abantu. Naragiye inka ariko sinaragiraga inyambo, ntabwo nari umutayi. Ni nkukune n'iki? Amayo mazina y'inka ni ukujya kuyaboroka ariko nkabanza ko ndayamenya abantu bakaba bamamagara. Ubushakashatsi. Kwita inka iyo bavuze ibihogo bakavuga amagaju, baba bavuze iki mu Kinyarwanda? Nkamenya ko bitandukanye n'ubuvanganzo nyemvugo bwa rubanda, aho iwawe bihogo n'amagaju biraba amabara. Noneho bikaba inyambo kavukane mu Rwanda n'inyambo zanyazwe ahandi bazorora. Noneho wituti ndimo inka ndimo kwita niba ari amagaju ndi kuziteza zirarwana n'abashumba bo mu bihogo. Niba ari zo mu bihogo zirarwana n'abashumba bo mu magaju. N'imivanga nkahuza abashumba bo mu inka zo mu magaju n'abatahira n'abashumba bazishumba bo mu magaju, byitwa kuzitwaga. Uzi ko byari kosa rikomeye ryicaga umuntu yaratangwaga. Noneho rero byaguhira ukabivuga gusa, umuntu yakubaza atari ko ibice bigize inka ni ibi, ugasanga icyo uzi ni amahembe gusa, wenda n'ibintu
nabyo ushidikanya nabyo ushidikanya ni ibice by'inkara n'ibinonora cyangwa ni agatsinsino k'inka ugasanga umuntu ari kuvuga ati ni agatsinsino biriya birenge by'inka biba bisatuye kumva umuntu akubwiye gutyo iyo wagize amahirwe yo kugira ubwo bwenge ukagira ubwo bumenyi none ugatangira no kubuhahisha tangira nibura wiki tangira usoma. urakoze gukomoza kuri icyo kintu. Byagenze gute ko Papa Sava tutakimubona mu bukwe ibyo igihe cyo kuba umusangiza w'ibiganiro cyararangiye n'amazina y'inka? Oya, ahubwo akazi kabaye kenshi, kandi iyo akazi kabaye kenshi uhitamo. Burangiye hari ikintu nemera mu buzima busanzwe, byangora kugira ngo nemerere umuntu ko nzamubera mu bukwe kuwa gatandatu tariki 31 cyangwa iya mbere, noneho bampa akazi nsigara ari njye uri kumwisobanurira impamvu ntabonetse. Sinabonetse. Icyo ni ikintu njye ntashoboraga gukora. Noneho covid ije, buriya muri covid niyo yampaye ibitekerezo byinshi. Hari abantu bari barampaye avance, covid ije ukabona umwe araguhamagara, turabona bwa bukwe niba ukibaye dusubiza ya mafaranga mfite aho nyabitse se. Noneho hari uwanutse, yewe tata we wa muntu n'ubu ndabizi uri kunyumva, yaranutse ndayahiga ndayabona ndayamwoherereza. Urumva ndamubwira ariko ibi bintu nkoreye nanjye ubona mboshye ntabwo ari byo, ngo none se ngo ubukwe bwabaye, ngo wagiye kuyarya ngo ubukwe bwabaye, heza amafaranga maze amezi 3 niyo wazanye covid. Njyewe wazanye covid, njyewe nigeze ngera na za yuwani iyo ngiyo. Noneho mbona kandi kazi kansaba yuko nanakora na weekend, kandi ugomba kuripotinga nyine gutanga gutonda. Noneho mbona ibyo bibaye, noneho kandi nafataga ubukwe, buriya ni nacyo kintu cyatwishe icyo gihe utagira ngo baranatwishyuza. Nabaga ubu ni turi mu kwa gatandatu 2024, hari abantu cyane cyane aba diaspora mu mwaka babaga baramfashe mu kwa 11 n'ukwa 12 2025. Uri kubyumva, tubyita ku kubukinga. Noneho ndavuga se aho se ngiye kuba gito mu muco, nuko nyine byabaye nk'ibigabanuka, ariko tuvuze hari umuntu wanjye nabipanze nanjye nkabona hari byaba gutyo, ariko nagiye gukorera amafaranga, kuko gukorera amafaranga ni ukwiyemeza. Kandi kwiyemeza ntabwo usaba uruhushya, ugomba kubona waba urwaye ukohereza uguhagarariye nawe ukaba usukuma hafi. Kandi nabwo tuzi ko ariko batubwiraga niyo urwaye ngo ubu hari ngo utitira ngo turebe, kohereza uguhagararira sugira ngo byo baba babishaka. Oya, urwaye wenda ntacyo babonye, ntabwo babyemera. Ntabwo ari bose, nanone tudacira urubanza abantu tukumva yuko abaduha ibiraka ari abantu batadushakira si bose. Oya, si bose, ntabwo ari bose. Turi kugana hafi ku musozo rero w'iki kiganiro. Abanyarwanda ndizera ko mwagiye musobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye kuri Papa Sava. Ni ikibazo kimwe kimwe wakoze gukomoza ku bigenda wenda bicika ku mihimbire y'ibisigo, ku mimerere byose. Hanyuma mu nteguza y'umuzingo wa kabiri wa Rumaga hariho igisigo mwakoranye cyitwa Gatanya, wowe na Rumaga na Mwanafunzi. Mfite amatsiko yo kumva Mwanafunzi namwe mwese, ariko se ni ubufatanye ufata ute? Ni ubusizi bw'ikiragano, reka tubwite ubusizi bw'ikiragano gishya, urabona buva he bwerekeza he? Nkeka ko buriya bufatanye nta n'ikindi cyagombaga kungora cyari kirimo. Niba yabimbonyemo akabona yuko mbishoboye, nta na fagitire nagombaga kwirwa muha, nayimuha ikindi gihe. Ariko akwiye kumva ko atari wenyine mu rugendo. Nicyo ngicyo cya mbere narebaga, wenda singiye kukivugaho mbere, ni nkaho kinanshingiyeho cyane kuruta abandi. Urumva Gatanya ya Padiri na Musenyeri, urumva ahantu ni ugukorogoshora umutima.
uraseka iki se ewe mwarogeje uburaje ayigama wari urimo nuko rata nuko bitangira ngo ni malariya noneho umuntu yaremba ngo ni malariya yo muri Siberi baho kereka niba ari fievre jaune n'abana baje nuko bitondera nuko tujyayo turarambwira uko bimeze kwa kubura kwanjye n'abandi urumva na mwana afunze n'abayorohewe ariko nkeka ko byagenze neza ngiye ku ruhande rwanjye n'abandi nka 90% ndumva nta kibazo dufitemo ubwo bufatanye rero numva ari bwiza ko ibyo mu muco tugiye kubibara mu mafaranga nanone cyane ni rero rumaga niba ugiye gukora ibyo bihangano byanjye ndebera akantu aho ngaho k'agasheke gatubutse nkeka yuko bitamworohera byamugora si byo warira si ibyo warumbajije se hari ako nibagiwe ibindi byo ubwo ndirinda reka kujya gusobanura igihangano cy'umuntu wagiye hanze wari uzana oya si cyo mvuga ndavuga ni ubufatanye muri iyi minsi urabona si wowe na Rumaga gusa nanjye n'abandi baragenda bakorana ibijyanye n'ubufatanye Madederi yari ari na Kibonge tugihuriyemo twese gutyo urumva n'abantu bafite uko bagaragara kandi nawe nkeka ko iryo nitafara avuga ati reka ndeba aba bantu bagaragara bigaragare nibigaragara abanyarwanda nyine bamenye ko bihari kuko hari uko byatakaye ko nakubeshye tuyise imivugo buriya aho birebye ubona harimo iki mu by'ukuri ntacyo njya mbibwira abantu ariko ntibabashe kuva igihe nahereye nkora Imana mu rubanza ikivugo cy'indaya icy'ibinyobwa utereta ute ukunda ute urukundo n'inyana y'imbwa rukaba inyana y'inka ibyo bintu byose nahanze usibye ubundi kuba naraguraga ubwonko nk'uko mvuga ngo nize wenda biyoshimi nkagira gutekereza kwagutse ku isi ubundi byari ibintu nta hantu nabivuze mu bukwe mu birori ni nka habiri kuri radiyo ntababyumva hano wabishyiraho urumva icyo kibazo dufite kandi ni ya gakondo birasaba birimo kugenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi byica umwimerere wabyo kuko ubu birasaba mu 2021 nasohoye album iriho imivugo 32 tw'inkuru y'ikimenamutwe ariko abantu barambwira ngo kugira ngo tubyumve ngo banze ushaka umuntu ngo azaririmbemo ngo aze ngo ashyiremo ngo korasi ngo rero mwebwe muhoranga mwibutse ba bantu batureba bareba abo ba Rumaga bareba ba Karine bareba ba Tuyisenge bareba ba Nzanzabera bareba abo bantu ko igihugu kitagira umuco kiracika ubundi bavuga gahugu ariko u Rwanda ni igihugu kitagira umuco kiracika kandi abo batekereza nta kintu bibamarira pe habe nayakuraga mu bukwe nkahita njya gukora poeme nkazategereza ko ari nta nicyo nategereza kuko ntabwo twabibaraga ni ikintu kiturimo cyatubasa utamenya icyo ari cyo noneho nko gukora nahoze mvugana n'abo dukorana nko gukora ingezi iyi ntabwo nayise imivugo kuko ntabwo ari imivugo yujuje bya bindi byose ni amaspoken word ni ibitekerezo kubikora bihenze kurusha uko bihenze kurusha uko nakora episode 20 za Papa Sava yego ibyo ni ariko ibyo bine ntabwo byazana $2 nibura twa episode 5 za Papa Sava ntibikunda ni ibiki ni urukundo rwo kubikora gusa ubwo abanyarwanda mwavugaga muti Papa Sava yarakize yagezeyo nibyo azakira sibye ko nta n'icyo arwaye ndagira ngo rero ugire sasa karame ariko ubwo iyo ngingo urayikurikiza sasa ubwo hanyuma urwo ni urwenya ni sasa cyangwa sasa Sandrine noneho akaba wino kabasaza
n'abitwa ba Suzana ntuzi ko ari Suzi. Suzi nari nzi ko ari Suzu. Oya Suzi ba Foromina ni Fofo. Nyiragitariro Ngitari. Wamamagara ari muri iyi minsi ngo Nyiragitariro yakwica ko yemera igenyo bakajugunya. Ariko ikindi cyaka dusoza ariya mazina uyatekereza Digi Nyiragitariro, Ndimbati, Foromina, Marigarita, uriya watsarya yitwa niwe nibura niwe ufite izina. Urumva mu guhanga nyine n'ibyo Domange. Ibyo bintu ugomba kubitekereza si uguhanga gusa ngo bize byikubitaho. Ese Ndimbati ubundi ni iki? Ni izina ariko ribaho no mu Kinyarwanda nuko abantu badakunda kuryita. Ndarizi kandi nta isobanura zina uzi ko ni byinshi ntabwo umuntu akunda. Izina rimenwa na hari imbati na Ndimbati. Imbati nguyizi n'ibiki. Yego gira ubutumwa rero ugenera abana batoya b'abakobwa mungana batekereza ko gukina sinema baba baciye nk'amabere. Ntago baba baciye nk'amabere nk'uko bivuze. Abana batoya mutekereza kuza muri sinema nagira ngo mbabwire ngo ni karibu, ariko iyo karibu ntago ari ukuza musa nk'abitura mu cyobo mutazi aho mugiye, ahubwo menya ngo ndashaka iki, ese iyi sinema ngiyemo ngiye kuyikora gute. Kuko nanone ntago ari ukuntu uvugana n'umuntu wahe bose bakubwira sasa natwe turashaka kuza muri filime, turashaka kuza muri filime, wadushyize muri Papa Sava, bari kuvuga dushyire muri Papa Sava, ntabwo nyine ntabwo ndi kubashyira muri Sasa, ni Papa Sava. Ni ukuvuga ko igihangano si icyanjye, ni icya Papa Sava, ariko nk'ubu nkanjye byansabye no kubyiga. Yego rero ntabwo nabaca intege, muzaze dukine filime, ariko uzaze atari ukwiyahura, atari ukuvuga ngo nje ngo mu bintu ngo barantuka bya bintu byanyu wazakize muri bya bintu byanyu ngo barantuka ngo baramvuga nabi, bazakuvuga nabi kuko nawe wabigizemo uruhare, ariko nuzi ugakora icyo uje gukora ntabwo uzakuvuga nabi kuko ni akazi. Yego. Hanyuma rero Garasiyani tugushimire cyane ku ibyo umaze gukora muri sinema y'u Rwanda. Mu ijambo ryanjye nahamya ko ari intera ndende itarakorwa n'undi wese, ninjye ubivuze. Hanyuma rero ni ubuhe butumwa ugenera abanyarwanda muri rusange, ubutumwa buri ku mutima wawe dusoza? Ubutumwa buri ku mutima n'ubundi nubwo dufite nyine muri iyi minsi, ni ukuvuga ko turimo kwizihiza nyine kuzuza episode 1000 nk'ababitangiye mbere, n'ubundi tukaba twarabigezeho mbere. Buriya wabikomoje ariko ntiwabyitsaho. Natangiye nshyiraho imwe, biraza zibe 2, bigeraho 3. Haza umuntu arambwira ati uzagarukiriza he kudashaka ibindi? Ntubwira si ibi bigutwaye. Ese uzageza kuri episode zingahe? Ni 10,000 Nyagasani n'abakimagaritse. Ubwo yaza ngo n'igihumbi wakigezaho. Ubwo rero turi ku 1008. Nibyo turimo kwizihiza. Muri uko kwizihiza rero izo episode 1000 n'ubundi nka kuri wambajije ngo ubyibuhutu unyambuye, kuko twatangiranye spoken word ubyibuhute unyambuye ufite sheri urazibuka wowe. N'ubundi rero niho haje izi zindi wabonye twe twenyine, ariko twe twenyine yo ifite umwihariko. Twe twenyine ni ukuvuga ngo nge n'uyu umugore tubana mu rugo, ntabwo kubera ko nayizanye kuranga umuseke. Abantu muri iki gihe bishyize hanze, kwishyira hanze urabyumva. Umuntu wamubona physical appearance hano hanze, bagaragara inyuma, akakuyereka, akagira iminwa, agashinye kukamubona, yarangiza agahita nakubwira n'ibyo yambariyeho, niba afite impwempwe, niba ntazo, niba hari iromba, niba ntaryo, aganakomeza akakwereka niba ari binini, niba ari gato, niba ari iki. Uri kumva icyo ashaka kuvuga, bikarangira none wakajya no kuvuga noneho bya binini cyangwa udutoya uko byaraye bimeze nijoro kuri radiyo, kuri televiziyo. Umubyeyi mwiza ushima Imana, nibabo dukwiye kubabo. Diplomate yavuze ko ngo ari indirimbo
ari indirimbo ngo zimeze nk'iza shangazi wo muri zirara zishya. urumva rero icyo ashaka kuvuga twe twenyine ni ukuvuga ngo mbese ngewe na madamu wanjye nidushwana turimo gupfa ibyo bintu binini cyangwa ibitoya kuki dushaka ko umwana wo muri garidiyene ugiye kwiga aza akabyumva akajya kwiga ahangayitse gutyo ni ukubera iki niba ngiye ngira inda nini nkaba nikundira akanyama nkaba mbishwaniye n'umugore n'umuntu n'umuturanyi wese amenya yuko dupfuye iki inyama noneho nkahita mpaguruka ako kanya nkajya imbere y'igitangazamakuru n'urugabo rwanjye rurya nk'impyisi icyo rushyikiriye cyose ruracagagura si imikaka wakubwira uri kumva icyo nicyo yitwa twe twenyine abatwumva abatubona bose siko bakwiye kutwinjiramo ngo banatwumve batanabikeneye bamenye n'akarimo twari n'abantu barimo kutwumva bakamenya uko duteye batanabikeneye. Yego ubwo rero ndagira ngo ngushimire cyane nawe sasa ngushimire ngo mukomeze imihigo urugo rwanyu rukomeze rurambe ruriya rwo muri biriya bisigo twe twenyine mwe mwenyine kuko ni wowe ariko ntushake kuzana ibindi wongeraho twe rata mukande subscribe twe twenyine ibindi ushaka gushyiraho mwenyine oya nta bindi nongeraho n'abantu abanyarwanda rero ndagira mbashimire cyane mbashimire ko mwabanye natwe mbashimire ko mwakurikiye urugendo rukomeye cyane rwa Papa Sava. Ubwo iki kiganiro twafunguye urubuga rushya mu minsi yashize ubwo tuzagishyiraho n'abataragize n'amahirwe yo kukibona cyangwa n'abashaka kuzagisubizaho mujye mukireba ni Ishusho TV Umuco. Papa Sava yakoze rero mu mwanya rwose we mutoya yigomwe mu masaha nk'aya n'umuhoza nawe yakoze cyane ndagira ngo nanjye mbashimire cyane nshimire itsinda rigari ry'Ishusho nshimire abanyarwanda mwese muri rusange muba mwigomwe mukabana natwe muri aya masaha. Ubwo rero munyemerere ngiye tuzasubire kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha muramukeho mugire Imana n'u Rwanda murambe mu nkano mu ngabo.